turagera mu rugo abakecuru bakwiteguye bakubagiye ubundi ugomba kuba umukazana wabo bikamera neza cyane ku buryo nisubaye iki shangiye rwose aho byeze reka nicarire oya se kandi kubera iki ariko reka nkubaze reka nkwereke kimwe ese tuza nkubaze ntabwo wemera ko ndi umugabo wawe nazo nigize mbihakana wende kurambaza ubundi nkubaze ubiyo bigwa hano kuko igihe nahereye ngenda twateze igare twateze moto twateze imodoka umva musobanura ukuntu gato tuza ukuntu bigiye kugenda nimba warankunze ugomba no kusanga ababyeyi ahari uwawe ntihajya haba kure kandi utuze woroshye iminkanyari mere neza ase ubundi wageze i Kigali gute kuko sheri ushigenda nawe rega sheri reka maze nkusobanure impamvu twaciye hano hari inzira nziza twari kunyura ariko iyi ngiyi niyo yibusamo yo kujya ugere mu rugo kare kugira ngo abasaza batarambirwa kandi urabizi ko mukunda aka kare nakunyujemo nakabugufi kandi no kujya mubone imisozi y'iwacu nayo ugirebe ugere iwacu wahabonye niyo mpamvu sharega ndagukunda rega ndagera nanegekaye oya hano nakuzaniye n'akantu kagutera imbaraga ntabwo uri bunegekare cyane sheri nuko ndagukunda sibyo kandi ntundakare sibyo akana nakabugufi ngongwi ugomba no kureba imisozi y'iwacu yose ukayireba ku buryo bayihangana sibyo nabona ko uri ko se nagashaka ugomba kureba imisozi y'iwacu byose ukabireba ku buryo ubutaha uzanigarura reka Chere, wangu tunyere hano gutya ngangwe erega impamvu twaciye muri ino shyamba nukugira ngo umenye ko ni wacu hari ibyiza bitatu igihugu aya humura kushishano atari inzira kuzikufasha ngenda rambi ndarushye ngewe ndeka baza wumve ahangaha nukuvizita agasozi kiwacu ubugomba ukavizita bikamera neza oya genda kushishano hari inzira ibisa n'ibikina no biri gukubita mane sinije ko nzi ko na niya telefone yanjye bano bana se Allo Mwiriwe neza Yo narigiye gushaka umuti naguye navunaguritse umva amavi yose ubu ni ibisebe byonyine Mase warugeze mu rugo Uba wicaye ngaho ndaje nkurebe ntago ntindamwe kuko nari ngiye gushaka umuti Gira ko kana kagukingurire kaguye intebe ube wicayeho Chere ko wizinduye byagenze bite Sheri naje kuba nicaye hano nyine ndikota akazuba izuba ryakwishe gira uriveho numvaga nkashaka nabikubwiye ko mfite misiyo mu gitondo yego iki nicyo gihe rero uragiye iki nicyo gihe kabisa ariko nari nkukumbuye cyane nuko ari impamvu z'akazi naho ubundi rwose twakabaye turi kumwe Sheri nakundi nyine se kugiye mu kazi nakundi ugira urugendo ibibazo niko sheri hari ahantu ndashaka yuko ubutaha nzasanga hafunze yego gino uri kubona
kuko ari impamvu z'akajobu nakundi ngomba kugusiga nakundi ariko nawe nkasanga hari aho wigejeje ni ukuri pe se sheri kugiye muri misiyo uzamara igihe kingana gute sheri wanjye oya ni imyaka 3 yonyine iyo yose imyaka 3 yonyine kabisa ariko ndi kubona unyemereye ngo ngende umeze nkaho utari unkumbuye oya sheri ntabwo nifuzaga ko wagiye ubu dukeneye akandi kana buriya cyangwa sheri ahubwo ni ukugenda ukihuta nyine ukaza nyine tukagakora ariko suba imyaka 3 uzayihanganira unegereze sheri ni ukuri nzakwihanganira ko bajya batubwira ngo iyo turi ku ikosi mujya mukubagana cyane oya sheri wapi pe ubinzi ko se uwo muzamuri kumwe wese nzamurasa mu mutwe oya nubwo nanabikora ni ukwisi naguca inyuma ndashaka yuko ibyo bintu utazabikora ntabwo nzabikora mukunzi ngenzi irembo yego nigendere reka nguherekeze imyaka 3 yose ese njyewe naba negereje mensiya ariko gushakana n'abasirikare we ni ukunyagwa zigahera Allô? Ça va chérie? Sha chérie ntago mba nakwanze pe. Ahubwo se wamenye ko wa mugabo wanjye umusirikare yagiye? He. Umva kagiye rwose kagiye pe. Ubwo suri? Nagiye muri misiyo. Yewe kaba kanesheje umutwe pe ariko mu gihe kaba kagiye nyine nta kibazo uzajya uza nyine ndi free. Yego. Ndagukumbuye sheri wanjye ndagukumbuye ubu ndi mu rugo njyewe njyenyine mana yanjye uri heza ahubwo oya nta kibazo sheri wanjye ni karibu pe ni karibu mukunzi sha birahari byose sheri birahari pe nanjye ndagukumbuye se ko uyu mugabo bagiye muri za misiyo zidashinga nta keya ze mbona bitwaye iki se sheri wanjye ntacyo bitwaye pe na kimwe aho hirya ku muhanda okay welcome kino kigore cya fande ngomba kugitamo vuba ngewe kitanambyariye umwana ntabwo bizashoboka kumbwira ngo afande ngo yagiye ngo ku rugamba imyaka 3 abona ngewe wapi ntabwo byakunda kabisa gishobora kuba kinaryoshye kubi kabisa afande kizamurenga nanjye asange rwose abana ari kunderera rwose ajya zano iyo mushahara wo muri misiyo nanjye nderera abana ariko ntabwo byapfa mukange kwataka nakareka
bya karibu sheri. Soko sheri sohoze. wanjye. Uraho neza. Uraho sheri wanjye. Kumana ari mukumbuye. Sheri nanjye nari nkukumbuye n'ukuri cyane pe. Oya rwose. Nari nkukumbuye cyane nifuzaga kukubona. Nukuri nanjye ntabwo wabyumva buri ahantu mba ndimo ngutekereza. Vuga nti kakagabo kawe kamanjwe ngo nafanye. Chakaba kagiye nta. Buriya wazakanyirizamo nk'isasu rimwe ryo mu bugabo rigahingukira mu Nukuri sheri nukuri pe. Nawe gutsindira ubuzira. Nukuri pe forever. Ewe. Warura ariko. Ndaho. Reka musohoze. Ndaho sheri. Nawe waruraho se. Reka ubu ngubu tuvuye mu kazi hari ibisambo ngo byaraye byibye depo ya hari hepfo ngo byayimenaguye neza dore nk'umuntu wahapfiriyeho umukecuru. Nubwo nagiye no gukuramo n'imyenda se. Urukumva zisugira ngo mba nkufitiye aho goreka nagwa Urabona n'akabizi mba mfite wowe. Kakagabo kagiye no kukimera ngo kazamara imyaka 3. Ubwo imyaka 3 nta musaruro tuzaba twakuye. Impamvu umenye batanakarasa ni kagufi cyane. Umenye amasasa akanyura hejuru. Shamana sinkakunda kiritse mwenda umwana muto ukiga igisirikare yazahushwa akagira ngo arashe ku mutwe akandasira ku maguru umutwe akaba ari ugendera. Kuko simukunda pe. Simukunda habe. Imyaka 3 se uzaba utamaje kumbyarira nk'ababira ahubwo sheri. Nukuri pe. Nako rwose ndishimye kukubona. Ni karibu munsi. Nta bintu byo kwinjira mu nzu rwose wowe nta n'umwanya tuba dufite. Erega bora abasirikare nibo babaza ubwenge burashobora no kuzakiraho umuntu uzajya ugenzura cyangwa akaba hari umuntu wansanga mwana ureba nambaye na uniform. None sheri reka mfunge tube tugiye haruguru nta kibazo. Oya ni ngewe rwose ndashaka ko tutembera naho gato tukarambura amaguru. Tira vuba kindi. Funga rwose. Uransanga hanga reka mbe magaza. Yego sheri. Gera vuba rwose. Reka mfunge mukunzi. Siko byakugoye gufunga nta kibazo. Shaka rwose mwana. Ala? Umva se? Niko. Uri hehe ko nahageze? Ahubwo se ugeze hehe ko? Ahantu nakurangeze ntabwo uri kuhamenya neza. Ndi ahantu mu ishyamba, ndi kubona ari ishyamba ryinshi. Manuke hepfo? Okay, reba iburyo bwawe sibyo? Iburyo. Naturutse ahantu mo gutya. Sa n'uzamuka nza ahantu ngeze ahantu hari igiti kinini cyandi cyishyira hamwe hajya mo hagati mu ishyamba y'icyayi kirimo kinini kuko. Aho ngaho nyine nawe nakubwiraga. Manuka gatoya rero icyo giti mo kigezeho. Igwa ndi kukibona ruguru yanjye. Okay, zamuka ukigire kunyine n'ibyo usanga icyo wowe gahunda zawe zikarita tukuye. Bose we ngiye no kwa muri ishyamba ahubwo ngiye ubanguke ni. Mura nta kibazo yibo. Ndikugirira ibyo kishera ko ari n'icyo kuza kutegeza. Umva subanguke dore nahicaye ndagutegereje nyine. Ahantu mo hepfo gutyo ukuntu nazamutse mo hagati mu ishyamba mitengera kuri cya giti. Igiti nakubwira icyo wagiyeho. Yego nyiriho neza nyicayeho. Icyo giti ni kirekire. Yego. Okay, aho niho ngiye kugusanga rero. Okay, nari ubwo ngubwo hangu. Utagiye location ufata. Please. Nari bibanguka ariko ndabona rino shyamba riteye ubwoba tubanga. Mura nanjye naje nta cyane kubera ko pe. Okay, nari ubwo ngubwo. Sawa. Sawa.
ariko ubu ngubu nikubise gute hasi koko none n'iri shyamba narizengurutse nta muti ndi kubona mana we ubuse ndawushakira ahagana yewe mama we usubirayo na telefone ubu ni igiki cyanzanye muri iri shyamba koko karibu sheri twahageze. Amaye, barumane ko nawe harira. Karibu. Nahageze sheri. Bintu. Wawe ugeze surahagerera. Ugeze. Naye natasi ko nawe rego nawe uragace. Niba mpamvu washatse umugabo wagakuri koko nawe n'uburyo rigice sha. Ariko sheri bakabireka. Oya humura. Oya mukana ushizemo se. Barumane. No service yahanga ndabona rwose ari ibibazo kabisa. Abaseriveri bahangaha Ngaho rero ninko abakiriya tuzatuza tubategereze cyangwa tubacururize. Umeze bite? Yanishuye tekiniki z'ibintu bitari. Wishyuye byose kandi ko nta message Nishuye nawe. kare urebe neza. Message nta iraza no kuri. Yamazina kuri Muhammed. Mpamvu ushaka amafaranga aragira niho wanze. Cyangwa niba byatinze ariko yereka message we yawe. Ubibona simbi. Ntabwo nabibonye ngiye bitaragera. Gapeti gashyushye. Nagashyushye. Ako wese Viriane hangaha urabona igihe maze hangaha utari munanyakira hangaha nta n'isoro ufite. Mbasabye nabazi no kuri munyihangana nagize abakiriya benshi ariko nabanje kubitaho. Rwose gira vuba tubyihora kuko urebye nabi nari kunyuza. Oya. Sheri ihangane pe yagusabye imbabazi kandi munasabye imbabazi yarazihabwa mubabarire nagusogera. Kurande biri bamufandera n'abapolisi se basiga baza kunywera mu kabari. Mwese nyine wari wabibonye. Ye birabibonye birantangaza. N'imyenda y'akazi. Nimbunda ahubwo. Yego n'imbunda. Ntabizi ko bidasanzwe. Uriya mugore wasohokanye umugore wa musirikare. Ariko rogiye bira bintu ndabona ari ugutsinda agaciro za gisirikare z'igipolisi pe. Umwambaro w'akazi bira bintu bibo. Anzo wakire umwamikazi hanyuma Twagize ibindi. ikibamabuja. Ibakapanashi. Gashyushye cyangwa konje. Gashyushye. Mwebwe. Jani energy urabona nyene imbaraga sani naje mbaze. Nako maze nikonje cyangwa ishyushye. Ako nyagukonja. None se ubundi wamuhamagarira. Ariko se ubundi bira bintu rwose uriya mugore n'umusirikare bira koko abazi ko umugore basohokanye n'uriya mugabo n'umupolisi hangaha. Nanjye uburyo ahubwo se uriya mugore basohokanye umugore wa musirikare mu majoro wita Ari sumuzi. Ariko zikare byo. Ahubwo se ko nimero ze waba ufite ngo tumuhamagare. Ndeka nza ahubwo nze nzishaka banamuganisha tumuhamagare tumukomeshe ku buryo none nzarebe uko Bira bintu ntago ari byo. None uriya mupolisi aze mu kabari n'imbunda. Umwambaro w'akazi se ubwo biremewe. Ntabwo reka nze tumuhamagare.